Gikundiro Isaro ry'Inyanza ndege bakirangirira rwanda n'ugutsinda nitwa Gikundiro cyandabere umuvandimwe wa Rwanda niba mugira ngo ndabashye mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano Isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi uwo ni Leon Bonsbill ati Isaro ry'Inyanza ni Rayon Sport rero tugiye gutangira ku makuru yayo n'amakuru menshi kandi meza kuri equipe n'abakunzi bayo. Ni Rayon Sport mu kanya ku isaha y'isa 4 itangira imyitozo hariya kuri Nzove Complex Center hariya mu Nzove n'ubundi niho equipe ya Rayon Sport igiye gukorera imyitozo. Ni imyitozo rero igiye gukorwa bishimira ko mutoza wabo ahari ndetse na Onana yagarutse mu myitozo. Ni nyuma y'igihe gito n'igihe kitari gito equipe ya Rayon Sport ikina n'ikipe ya Etincelle nibwo uyu mukinnyi yavunitse umukino wabereye i Rubavu n'umukino Onana yavunitsemo wari wabaye tariki 19 z'ukwezi kwa mbere ntibeshye benshi muri birangiye 2-0 uyu mukinnyi muri uwo mukino yavunikiyemo kuva icyo gihe kuza uyu munsi ntabwo yari yagakoze imyitozo na bagenzi be ariko ku makuru dufite yizewe ava mu ikipe ya Rayon Sport nuko uyu mukinnyi ari buze gutangira imyitozo mu kanya na bagenzi be hariya mu Nzove. Ni umukinnyi ufite ibitego 5 mu ikipe ya Rayon Sport ari nawe Mel Biter dore ko kugeza ubu ngo nta bandi bari bamukuraho kuri uwo mwanya akaba rero aheruka gukina mu gihe kitari cya vuba ariko akaba agomba gukorana imyitozo na bagenzi be uyu munsi. Ni imyitozo rero ikipe ya Rayon Sport igiye kwitoza yitegura umukino na Nyanza FC uzakinwa ku wa gatanu umukino wa gishuti uzabera i Nyanza. Ni nyuma y'umukino wa gishuti n'umundi ku wa gatandatu bari bakinira n'ikipe ya AS Muhanga batsinda ibitego 3-1 ibitego bya Kwizera Pierre uzwi nka Pierrot akaza Maelo Dinjeke ndetse na El Maestro Capitaine Muhire Kevin akaba ari bakinnyi rero bari batsinze ibyo bitego ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma ubwo barahita bitegura umukino wa shampiyona ikipe ya Rayon Sport izagaruka n'ubundi irimo irakina dore ko ubwo shampiyona izaba isubukuwe ku itariki 15 Rayon Sport izakina tariki 16 n'ikipe ya Gorilla Football Club bazakinira kuri stade ya Kigali i Nyamirambo saa 9 zuzuye nibwo rero ikipe ya Rayon Sport izakina. Andi makuru rero meza ari mu ikipe ya Rayon Sport nuko nyuma y'ibyago mukinnyi Musa Esenu yagize mu mpera z'icyumweru agapfusha sekuru uyu mukinnyi aragera mu Rwanda kuri uyu wa kabiri masaha y'umugoroba yitegura kuzakina na ikipe ya Nyanza ku munsi wo ku wa gatanu ubwo ku munsi w'ejo nibwo ategereje kuzakora imyitozo na bagenzi be. Ibyo rero byo mu ikipe ya Rayon Sport ku mikino ya gishuti bafite hanyuma ubwo imyitozo irakomeza hariya mu Nzove ubwo bafite akanya banyarukireyo mu kanya gato rwose imyitozo iraba itangiye. Hanyuma ndema ekipa atandukanye arimo arakora imyitozo ikipe ya Police Football Club uyu munsi irakora imyitozo kuri stade ya Kigali mu kanya saa 4 n'ubundi niyo masaha isanzwe ikoreraho ariko irakora imyitozo idafite umutoza wayo mukuru Frank Nuttall wagiye mu biruhuko utari wagera mu Rwanda. Amakuru dufite yizewe nuko ku munsi w'ejo kwa gatatu nibwo Frank Nuttall azagera mu Rwanda akaba aje rero gukomezanya n'ikipe ya Police Football Club kwitegura shampiyona y'u Rwanda igomba nayo kuba isubukurwa mu mikino iri imbere dore ko tariki 15 ikipe ya Police izakina n'ikipe ya Musanze. Uyu muntu yavuga ni win kuko Police na Musanze ntabwo igipfa gutsinda
polisi rwose nicyo gihari. Ubwo rero ama ekipe yombi akurikirana ku rutonde rwa shampiyona, imwe n'iya gatandatu n'iya karindwi kandi zinganya amanota 32. Polisi isigamye ibitego 9, Musanze ibitego 6 niyo azaba ahura. Ubwo shampiyona izaba isubukuwe ku munsi wayo wa 23. Imikino y'igikombe cy'amahoro ku munsi w'ejo, umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles yasuye ikipe mu myitozo ku Kicukiro, ababwira yuko imbaraga bagomba kuzishyira ku mukino wa Heroes, ariko bitegura ikipe ya Kiyovu Sport bazakina mu ubwo shampiyona y'u Rwanda izaba isubukuwe guhera tariki 15 uko Gasogi United izakira ikipe ya Kiyovu Sport. Ariko mu gusura ikipe, reka twumve icyo umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United yavuze kuri uyu mukino bafite ku munsi w'ejo n'ikipe ya Heroes. Ntekereza yuko byari kubibutsa yuko urugamba rugikomeza, nabwo yuko tugomba kuba concentré ku buryo ari match ya Heroes tuyitsinda, ariko tunitegura match ya shampiyona. Ntekereza ko ari match kapitali kuri twe, si kapitali kuko tugiye gukina wenda n'ikipe ya Kiyovu, ni kapitali kuko dukeneye gutsinda iyo match. Ntekereza yuko nicyo kintu nyamukuru cyatumye za kuri iki kibuga. Ntekereza yuko uko biri kose tureke n'amateka, ariko na buri mukinnyi bazi, hari impamvu ebyiri, bazi aho turi, bazi icyo turi cyo, bazi na match ya Kiyovu kivuze. Ibyo rero tubyihorere. Uwo ni umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United Kensi, ati no gutegura umukino w'ikipe ya Kiyovu Sport. By'umwihariko rero yavuze ku bigendanye n'umukino w'ikipe ya Kiyovu Sport n'ibiciro. Ubwo n'umukino wazakina ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4, ariko uyu munsi itariki 29, bivuze ko habura iminsi nka 18 kugira ngo umukino ube wakinwa, ariko uyu munsi watangiye kuvugwaho. Umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United n'icyo yavuze kuri uyu mukino mu kwezi kwa 4 itariki 15. Icyo ntekereza turashaka kubanza koroshya uburyo bwo kwinjira, kuko hagiye haba ibibazo mbere, n'abanyarwanda babwira yuko bakwiriye kwitegura, bakitegura mbere. Twagerageje guha abantu promotion, ibyo twita early ticket, kuva kugura amatike ya mbere. Ayo matike tuyagabanyaho 50%. Twatanze iki gihe no munsi kugeza tariki 6 ko aribwo tugurisha amatike ya early birds z'ukwezi kwa 4. No kuvuga ngo nyuma yaho amatike azabagurwa asampusa ku giciro cyayo, hahandi hakurya hasanzwe hose iri ku bihumbi 2, ariko guhera tariki 6 kugeza tariki 15 izaba iri ku bihumbi 3 ahasakaye. Itike ubu ngubu iri ku bihumbi 5 guhera tariki 6 kugeza ku munsi wa match, niba zaba zigihari ni ku mafaranga ibihumbi 10. Uyu munsi VIP itike iri ku bihumbi 10, ariko ku munsi wa match guhera tariki 6 kugeza ku munsi wa match haramutse akira amatike ya VIP bizaba ari amafaranga ibihumbi 20. Hanyuma VVIP impamvu nyivuga niki nuko hari imyanya mike, ariko bakababona nicyo bita special treatment. Iyo treatment babona iri special ni iyi, nukuba wajya muri lounge ukaba wakwifatira ka coffee nkaka ngaka, ibindi babiteguye ukagubwa neza, imodoka yawe ikabipakinza ahantu zitari bujye gufata imodoka ngo isige kwa maya kuzamuke n'amaguru. Ubu ngubu kugeza tariki 6 ni ibihumbi 20, ariko ku munsi wa match ushoboye no kubona itike kuko zo rwose ziba ari nkepe, bizaba ari ibihumbi 30. Umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United avuga ko amatike yatangiye kugurishwa hakiri kare cyane. Muri ikipe ya Kiyovu Sport uyu munsi nibwo basubukuye imyitozo, wenda tunahaviye rimwe kuri uyu munsi basubukuye imyitozo, bitegura n'ubundi imikino itandukanye y'igikombe cy'amahoro ndetse n'imikino ya shampiyona, aho bagomba gucakirana na Gasogi United. So basubukuye imyitozo, ndetse kuri uyu munsi hari umwe mu bafana b'ikipe ya Kiyovu Sport bageneye ikipe ya Kiyovu Sport imipira yo gukina, pira rwose saga 10 yabageneye uyu munsi. Yayitanze ku mugabo imipira mu bwoko bwiza cyane, karite ya mbere. Icyo ni igikorwa gikomeye, ni inkunga ikomeye kuko bagisubukura imyitozo. Yabahembye rwose bati
umusanzu wanjye reka mbe nkutanze gutya ukomeze mukino umusanzu ukomeye baro zirahenda baro ziri kuri nivo yo gukinwa muri shampiyona y'icyiciro cya mbere ziba hafi 80 nirahenze cyane so umuntu rero ushobora kuguha iyo mipira yose hari ubunkunga ibikomeye cyane atanze kuri nubwo yabatanze umwe urahagije nubwo yatanze 7 ariko hari indi 7 igomba gutanga ni imipira 14 uwo muntu rwose turamushimira ahubwo banze umenye izina rye tumushimire by'umwihariko mushakishire izina rye tumenye kuko icyo ni igikorwa cy'inyamibwa rwose ni igikorwa cy'inyamibwa rwose umuntu aba yakoze erewe ibahise nyandikira ati rwose ntamutabaye naba ntashima pe yankuyeho Gasenyi igikobere yasha bibi Juvenal yubahwe ati rwose Gasenyi yaratumanuye ndababara ariko je rwose njya nibuka iya foto ya Gasenyi iranditsa rwose ariko uriya munsi wanza atazawibagirwa rwose amarira baririye ku mumena yarize ntago nshobora kubyibagirwa kuko icyo gihe nari nkikorera Azam TV nabwiye director nti bariya bamama bariya bombi iriya image ndayishaka muri season review kuko buriya ishusho niyo nkuru iriya yari inkuru ikomeye cyane igaragaza ukuntu abakunzi ba ekipe bababajwe no kumanuka kwa Kiyovu Sport maskini ya Allah akundi mwihangane kana buryo bivuze oya byari bibabaje cyane kubona mama Fede abantu bagukemanga rwose umubyeyi ukuze kuriya arizwa na Kiyovu bibi yarabanje arifata mu maso aravuga ati kweri Kiyovu iramanutse ubundi hariya wari kukwereka Kadubi ricaye kuri bench ntago yabyibazaga ubundi hariya ntago babyumvaga ariko hariya niyo witubonera ikipe z'abafana uzi kubona umuntu w'umumama w'umukecuru umusaza hari yari kurira buriya hari ibintu byinshi mu mupira w'amaguru bibaho bitera emotion ukumva nyine ukumbuye ibi bihe ukibaza ukicara ukibaza uyu musaza hari umusaza ufana Kiyovu uza mu kagari injara muri stade sinzi nibo muzi kureba match kenshi ukabona ako kantu ukareba afite yambaye jersey ya kera ya Kiyovu uriya musaza nkubwira ibye rero abera ibintu bigutera emotion uriya musaza buriya naje kumenya ibye uriya musaza buriya yaje gukora impanuka muri 83 none uyo mpanuka yabaye bagiye gukina na Mukura ibutare hari muri shampiyona twifuza kuvuga ko ntacyo turi buyivugeho kubera impamvu tugiye kubasobanurira twifuza kuganira kuri kesi ya Opoku William Mensah byamaze kuvugwa yuko ubwe yabivuze kuri radio bagenzi bacu bakoraho Fine FM avuga ko work permit yashize kibwacyo ni ikibazo kuba umukinnyi w'umunyamahanga ari mu Rwanda akaba nta burenganzira afite no kuvuga ngo work permit no burenganzira bwemerera umuntu gukorera mu gihugu so Opoku William Mensah akaba work permit yararangiye ikaba yarangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2021 urumva ko yararangiye ariko ibisobanuro numvise Muhire Ari yatanze kuri Radio 1 bagenzi bacu we have to court yavuga ko ubundi muri make ntaho bihurira na work permit icyo Ferwafa ikora ni licence kandi gutanga licence bayitanga bashingiye ku byangombwa bya work permit ariko icyo kwibaza ese ko buri mwaka Ferwafa donc habaho kurenovera work permit ni kuvuga ngo buri mwaka barongera bagasaba iyo Opoku yararangiye ese iyo yarangiye Ferwafa itanga licence ngo tibi byose rero ni ibibazo twagomba kubaza ababishinzwe twagerageje kubaza kubana twabona umunyamateka wa Ferwafa nago yabashiye kutwitaba
twavuganye n'umunyamabanga wa Ferwafa. Unfortunately ntabwo byakunze, ariko we shall keep on trying. Gusa na Opoku Mensah tumaze kuvugana nawe mu kanya. Opoku Mensah tumaze kuvugana nawe mu kanya off mic, tugira ngo tumuteguze tuze kuvugana nawe atubwire exactly what's going on, ibibazo afite muri Mukura ni ibihe, kubiravuga mu kurwana na bagenzi be yari yahagaritswe. Ariko ibyo byo n'ubushize twari twabigarutseho, urabyibuka ko twabivuze cyane cyane ku byabereye kuri match y'Ingoma. Ibi byari bishasha. Ndavuga nyine umwuka mubi niho watangiriye muri Mukura kuri match y'Ingoma. Banganyijemo ubusa ku busa kuko bakinye uretse na Opoku watutswe n'umutoza. Njye ikintu cyantunguye ni ukubona n'umutoza bijyamo. Umutoza niwe wakabaye ahagarara ku mukinnyi, kuko niwe mutekinisiye, niwe ubuze abakinnyi. Ntabwo nose umukinnyi aje avuye hanze urashaka aza guwe musaruro, iyo bimuhire c'est bon, ariko ntabwo bivuze ko always agomba kubujya mu kibuga kuko ntabwo ari ihame. Si nawe wenyine ngo icyo gihe watutswe na groupe harimo abakinnyi batandukanye ngo haje mu umwiryano ukomeye cyane ko kuri match ya Mukura bose cyane cyane umutoza wungirije Pereira yaba abatutse bikomeye cyane abahabanye n'ibindi ngibyo. Anyway, we don't go into details. Bakwiye Mukura ikwiye kwicara niba ari no ushinzwe guhana ikindi no kubuhana umukinnyi ubwabyo. No kubuhana umukinnyi ubwabyo ku munwa gusa, utamuhaye ati baruwa imuhagarika cyangwa se ibyo byose ni management ni igomba kubikosora. Ni body igomba kureba ngo ese burya rimwe nidukoma n'urusyo tujye dukoma n'ingasire. Nibyo Opoku ashobora kuba afite amakosa ye, ariko se mwebwe mu buyobozi muri management aho nta makosa mufite? Oya, birababaje. Cyera video nabonye Opoku ya postinze yebwite ariko rwana n'abasekirite ashaka kwinjira muri stade uyu munsi mu myitozo. No kuba umukinnyi ubwabyo ukamuhagarika birabyo birimo kuntu. Birabyo birimo kuntu. Birimo gute? Shyira kuri hanze nyine ukuntu gute? Oya nta mpamvu shyira kuri hanze. Harimo ukuntu gute? Ikigaragara Opoku biriya bintu byabaye ni nkaho yari standby. Yari standby ko hashobora kuba hari bube kantu. Iyo byose hari umuntu wafashe ya video, ntabwo Opoku wayifashe, kandi hari iyo we ubwe yifatiye. Iriya ashobora kuba hari umuntu wayifashe. Anyway, ntabwo ushaka kujya muri details z'ibi bintu. Hari ibyo yifatiye, ntabwo ushaka kujya muri details z'ibi bintu. Hari uburyo abakinnyi apari ni nabyo mbere mu isaha ya cambere nakomeje nkubwira. Umukinnyi iyo bizi neza ko hari uburyo afasha equipe, hari uburyo ari umukinnyi w'umustar muri equipe utanga umusaruro muri equipe. Hari iyo atari wa mukinnyi nyine ufite discipline person, nyine ku giti cye witekereza kuvuga ngo mfite nyine bijyanye n'uburere ubwe nyine abafite ubwo abafite mu buzima busanzwe gahana agaciro akazi ke. Ariko ntabwo ntitwakirengagiza ko hari n'abakinnyi badashobotse ku rundi ruhande. So abo ngabo rero badashobotse rimwe na rimwe iyo ubona ari umukinnyi n'ubundi ugufitiye akamaro, hari uburyo nyine. None se Romari, wowe umubyeyi wo mu rugo, wowe umubyeyi wo mu tuvuge aka kanya niba ufite abana ba n'urugero, sibyo? Ubuzi ngo Amiri ameze gutya, ubuzi ngo uriya wundi ameze gutya, uyu nguyu ameze gutya, ateye gutya. Kuko bose ntago bashobora kumera kimwe. Oya, ntago bagira characteri zimwe. Ya voilà, ntago bagira characteri zimwe. So hari uburyo utwara Amira, hari uburyo utwara undi une, hari uburyo ugenda ubatwara ku murongo kamenya ngo uyu nguyu ababazwa n'iki, abaye ameze gutya, uyu ntiyumva, uyu. So rero abakinnyi rega nibyo twagagaho n'ubuje. Abakinnyi ni nk'abana, sibyo? N'umukinnyi uyu munsi ushobora kubabazwa nuko yatahembye ejo mu gitondo wamuha ka prime mu buzima bugakomeza, sibyo? So rero biba bisaba ngo namwe nka manager utamushyize mu kibuga, utamushyize mu kibuga just akabona washyizemo undi bikamubabaza nuko bamusimbuye akiri cyane. Ibyo ni characteri z'abakinnyi dusanzwe tumenyereye. Bisaba rero wowe nta kandi none se ku cyabo nyine management niyo mpamvu
nyamukuru wowe umenya uburyo ubimanaginga vase uyu mukinnyi ku rwego rwe ku musaruro duha ikintu cya mbere ngewe turakora iki kugira ngo tumusigase ibya uko ateye niko ateye tumutware cyane ko nigeze nanumvise barwana na Vincent ubwe ngo yamusabye imbabazi Vincent agira gutya ahita amukubita urushyi niba ngombwa ko bafatana ariko ngo bahaniye Vincent gusa nani bahaniye Opoku aho rero niyo mpamvu navuga ngo sinshaka kwinjira muri kuko je ntago mbabyumva mukuri rivangira kenshi gashoboka igihe cyose iri ku murongo igihe cyose mukuri imaze iminsi itsindi ku murongo ntihaburi kandi urebe ukurikirane muri sezo zose ziheruka uraza gusanga iyi kesi yagiye ibaho muri mukuru igihe cyose mukuru iri ku murongo ikigaragara nuko management hari bigomba gukosorwa bitagenda neza niba hari abatabikora neza bashimirwe yes ariko ikigaragara rwose muri management hari bitagenda neza bitagenda neza niba umukinnyi afite amakosa ayahanirwe kandi ntahanwe umukino umwe ufite uwakoze amakosa wese abihanirwe bibere abandi urugero ntago nshaka kwinjira muri izi detail kuko Opoku nyirizi nawe ntago yifuje kuganira yavuze ko ari disappointed he is not in the mood ntago ari muri mood yo kuvuga ibyo turabimwubahira ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Mukura Victory Sport ntago bitabye telefone wo ni umuyobozi Gasana ntago yatwitabye ngo agire icyo watangaza Gasana ariko kandi Gasana yitaba rimwe na rimwe yafite iyo azi ko ibintu ugiye kumubaza ari sawa erega byose ababizi ubuyobozi bwa Ferwafa nabwo hari ibyo bagomba kudusobanura cyane cyane bijyanye n'amategeko hari yagomba gusobanura byinshi kuko ntago byumvikana uburyo umukinnyi agomba kuba ari gukina nta work permit afite kandi afite lisansi yasohotse arona abajije arona abagenize numvise ibisobanuro bya Muhire ibinyoma biri kuba byose biri kuza byose ngo mukurira kurwa amanota ibyo ntago simbibona rwose nta nubwo bishoboka reka no kubyishyamo ntiyagiye n'umufana wa Mukuru bijyamo kuko ni nayo mategeko niba nahari ibitarakurikije amategeko ni byinshi ariko hari ikigomba hari responsibility ya Mukura nayo ku rundi ruhande voilà icyo ni cyane yuko iyo ibyo byose ifite abakozi ugomba kumenya ngo ese abakozi bujuje ibyangombwa kuba bankorera niba work permit y'umukinnyi yararangiye who is to blame